Ni mu mujyi wa Kigali hakomeje kuvugwa impfu z'abantu bane batunguranye, aho hakomeje gutungwa agatoki inzoga ko arizo zihishe inyuma y'urupfu rw'abo bantu bitabye Imana. Itangazamakuru ubwo ryahageraga ngo kuko byari byifashe. Umuntu asigaye acungana n'izamu rye. Iyi zamu rero iyo ucunze nabi igitego kirinjira. Ariko ikigaragara cyo urupfu rw'aba bantu ni icyorezo, kandi ibi bintu si ubwa mbere biba. Nubwo abantu baba birasa hirya no hino, hari igihe kibaho impinja zigera hafi muri 6 zipfa nk'uku nguku, umwe kwa mbere undi kwa kabiri undi kwa gatatu gutyo. Nanjye wanjye yabigendeyemo, ntabwo tujye tubimenya. Uyu munsi wa none rero kuvanga ikibazo cy'inzoga barazingwa pe. Natwe uwa mbere twabanje kujyana tuzi ko ari icyo kibazo wenda cyo kutarya, ariko abantu bose ntago bahuza umunsi umwe ngo bazapfe kubera inzara. Yumvikane ko rero kara gacupa kagura yenda nka 300 karesha nka gutya simbizi, gashobora gusomwaho abantu 5. Abantu 5 umuntu yateza umuntu umwe, urumva abantu 5 cyangwa 6 buri wese ahererekanya uko na amashuti, kandi amaraso bakayabura. Kandi wagerageje no kunaga nako gasaradini mu kanwa, wanagiye ukagura nako gafupu kagatogosa, ariko ya rukoro y'inzoga ikagenda igasumba ibyo ngibyo. Nukuvuga ngo abantu bapfuye niba abantu n'ubundi abyuka atunze ijisho ku kabari, bugacyana none atunze ijisho ku kabari atafite kuruhuka. Urupfu rutunguranye utamenye ukuntu waruvuga. Bamwe baragira bati abantu banyweye inzoga yitwa umuneza ngo bakayenywa batariye, ariko rero ngewe byo ntabwo nabyemera. Wenda se tuvuge yuko harimo bamwe abasiribateri batabasha guteka. Aho noneho nk'umubyeyi wacu Mama Raki afite n'abana. Mama Raki yapfuye, bapfuye no mu mwanya, niwe upfuye nyuma y'abandi. Wewe afite abana, asize abana 4 hariya rwose batoye. Mama Raki arateka ahahira abana be ntacyo atakoraga. Iyo nzoga rero cye ntabwo mpamya ko ari inzoga yabishe. Ndababara ariko nukuvuga ngo inzoga ubundi nta cyaha ifite. Ubwo bivuze ko banywa inzoga ari inzoga ni impfuri. Impamvu twa ngo umuntu wabahizi ahubwo yahize umuntu umwe, none kuri kuba abantu basagira nawe wamuhaye waze gutyo urabona usangira n'umuntu uraza ukamuha ntiwamwima kare musangira, bifata gutyo rero. Niko ubuyobozi banabukwiye gushyiramo imbaraga none. Ubuyobozi bashyiramo imbaraga buzaboza abantu gusangira se. Oya ntabwo bazabuzana gusangira, ariko ariko bagavuga ko ari umuntu utagusangira. Kiretse bamumenye bakamufunga. Icyo niwo muti, kiretse bamenye ari we bakamufunga. Igira atiramenyeka kandi ntabwo two kubigira cyane. Tubanze tumenye kwa muganga ibipimo bari bwerekane kisha abantu. Tazeru indambirance ibiraje itwaye undi muntu. Imaze kumutwara baramubwira ngezemo hagati hano ku mashuri kuri international, ariko na Mama Raki ameze nabi, uwo mudamu atuye hano. Hise nawe afashwe nk'abo ngabo ati we bahise bamujyana ku ivuriro riri hano. No kuvuga ngo amakuru yatugezeho ngihagaze hano kwaguye kuri dispensaire. 2 bararembye. Yego. Muri iyi sibo yitwa Ingenzi, abamaze kwitaba Imana ni 4. Abarembye bari kwa muganga ni 2. Inzoga njye nimukiye hano vuba, bamaze ukwezi n'igice nibwo natangiye kuzirangura, ariko hagati aho ngaho n'ubundi nyine abakiriya n'ubundi bazaga bakanywa nta kibazo, na twese turazicuruza. Gusa nk'uko umuyobozi abivuze, abenshi izi nzoga zishe bari babandi inzoga zarangije. Buryo ushaka kumubwira nti yewe se ngohereze kubirya to kugira umuhereze ibiryo ahubwo mpereze itabi cyangwa mpereze inzoga. Icyifuzo cyane nk'umuturage uko ibintu duhora tubigeza mu nzego z'ibanze bakatuvuga ko bagiye kubyoroshya. Ahantu habereye impanuka z'aba bantu bacu bitabye Imana, hari inyandiko z'amapirave twagiye twandika twabahaga, bukicara byongera bigaruka bitewe nuko bamwe baga bafitemo inyungu. Twebwe rero turabona abantu bacu bari mu kurengana kubera baturangaranye.
nibafata icyemezo inzoga zose zijye ku muhanda zive mu makaritsiye kuko twe tujya mu kazi abandi bakirirwa mu mayoga. Akagari ka Kimihurura umudugudu w'Intambwe. Ni ukuvuga ngo umwe yarafashwe amaze gufatwa araryama, amaze kuryama buke yapfuye. Undi ejo nawe barafashwe bamujyana kwa muganga, bamugejeje kwa muganga nawe ahita apfa. Nimugoroba bafatwa undi bamujyana mu Myembe, bamugejeje mu Myembe nawe yapfuye. Niki tubari kuko niyo yanywera handi aza yihisha aho ngaho nijoro. Inzoga mu ngo noneho bacuruza ibyo kurya wenda n'agafantada n'ayo mazi, ariko ibintu byo bisindisha babihakure rwose, kandi amasaha yagenwe n'ubuyobozi akurikizwe. Kurara bacuruza bugacya amasaha 24 kuri 28, induru zivuga nta muntu usinzira. Abana ntibabona uko biga ngo basubire mu masomo, induru zivuga nk'abatoya nyirabo ntiyarayina kari reba abana nyina ntari hano haruguru gendera ukuntu ameze. Ni ukuvuga ngo inzoga zarabarangije, afata dunda ubwonko agakubitamo ngufu, agakubitamo ngumu neza, agakubitamo umva je simba ndi mu kabari sinywa inzoga, ariko mba mbyumva barakabya. Leta nidukorera ubuvugizi rwose, idukorera ubuvugizi rwose. Ubu bari bwo mu ngo bw'inzoga bucika. Indi amaradiyo araradunda barushanwa, abantu baba barwaye, abandi bafite ibibazo byinshi. Induru zirazivuga badundisha bugacya. Sizera 28 rwose ibyo bintu ni mudukorera ubuvugizi mu bidukurikiranye. Akagari ka Kimihurura umudugudu w'Intambwe. Ni ukuvuga ngo umwe yarafashwe amaze gufatwa araryama, amaze kuryama buke yapfuye. Undi ejo nawe barafashwe bamujyana kwa muganga, bamugejeje kwa muganga nawe ahita apfa. Nimugoroba bafatwa undi bamujyana mu Myembe. Murakoze. Nyuma yo kubona ibyabaye ahangaha by'ukuri bisa nk'ibyatunguranye, turasaba abaturage bose ko abantu bafite utubari mu ngo ko rwose babikuraho, kuko ni nacyo ngubu tugiye gukurikizaho. Abantu bose bafite utubari mu ngo, ayo makuru turagenda dusaba abaturage kugira ngo bayatange, abo bantu bagaragare ku buryo bavamo tukadukuramo. Inama nta kindi ni ukugira ngo inzoga zidafite ubuziranenge, inzoga z'inkorano, inzoga mbese zitemewe, ko batemerewe kuzinywa kuko zigira ingaruka ku buzima bwabo, cyane cyane ku byagaragaye kuri uyu munsi. Iranzoga bayihagarika. Ahantu hose zirahaba, ariko kigaragaza ko ari uburozi, kuko ahantu hose zirahaba inzoga bose barazinywa ntaho batazinywa, ariko kuba abantu bari gupfamwe hano muri uyu mudugudu gusa urumva ko hari ibintu bari kwishyiramo. Wenda hano sinavuga wenda ngo nibahagarika kuko ahantu hose zihari, ntibazagarika ahantu hose, ahubwo icyo nasaba abaturage bo bakwirinda. Ntabwo tukizi, abenshi bari kuvuga ngo ni inzoga ngo bazanye ngo bayita ngukira ngo umuneza. Baranywa, bakunda kuyinywa. Iyo nzoga nyine barayinywa, bumva ari iryoshye, imeze nka rikeri mbese, ariko niyo urwaga. Ariko bamaze igihe bayinywa nta kintu babaga, nta kintu banywa, kuko bamaze igihe bayinywa, ntabwo ari bayinyoye cyangwa n'ijejo cyangwa ejo bundi, imaze igihe. Twebwe tukabona nk'abantu dutuye hano, tukabona iyo nzoga rwose urumva ari irengana, kuko baba barapfuye kera. Abenshi bari kuvuga ko ari amarozi cyane. Narayinyweye cyane, nkubwira ko njye nayinyweye najya ikantigisa nkagira ngo ni malariya, najya kwipimisha bakamburamo amaraso, najya kwa muganga bamfata amaraso yo mu mutsi bakambwira ngo alukoro y'inzoga iraruta umubiri wanjye. Ntago inzoga iroze,
ntabwo inzoga iroza ahubwo biterwa n'ukuntu umuntu yayinyweye. Ushobora kuyinywa nk'ubu iyo unyweye inzoga nyinshi ziguca peti ntubashe no kurya n'icyo ubonye cyo kurya ukakiruka. Iyo ukirutse rero urumva nta kantu kaba kakijyamo, bikagusaba gufata iminsi yo kugira ngo ya nzoga ibanze gushiremo uzabone igihe cyo kurya. Noneho cya gihe iyo kimaze ya rukora ikagushiramo ukabona peti yo kurya, urarya nyine ukongera ukagaruka ibuntu. Ntabwo bayihagarika kuko iyo nzoga irasoreye kandi nta n'ikintu inzoga itwaye, ahubwo abayinywa nitwe dufite icyo nitwe tutayigiramo kontorore. Njye ni happy nk'ibisanzwe, mbashishikariza gukomeza gukora subscribe kugira ngo inkuru zigezweho zijye zibageraho muri abambere.